uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana yanjye mfite umubiri, amaso yanjye azayireba sayundi. Yesu nashimwe cyane, haleluya haleluya. Ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho muherereye hose ubuntu n'amahoro bituruka kuri Uwiteka bikomeze kubana namwe. Nejejwe n'Imana impaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ndanezere kuko Imana ikibarinze. Uwiteka Imana akomeze kubabera ubwihisho. Uyu munsi rero nshuti zanjye bavandimwe, ndashaka tuganire ku ijambo ry'ibyiringiro. Umukristo akwiriye kugumana ibyiringiro buri munsi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo haba mu bibi cyangwa mu byiza duhore dushima. Yesu nashimwe. Ariko rero iryo somo rirakunda gutsinda abantu benshi, rirakunda kudutsinda kubera ko dutuye mu mubiri Imana ijya itugirira neza. Turareba ku mukristo Yobu. Yobu yabaye umukristo mwiza, yabaye icyitegererezo kuko ubuhamya bwiwe buracyavugwa. Reka dusome amwe mu magambo Yobu yavuze mu bice 19 n'umurongo waho wa 25. Aravuga ngo, ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza sayundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ihabwa icyubahiro. Mbega mwene data, wowe uracyafite urukumbuzi rwo gukumbura ijuru? Uracyafite urukumbuzi rwo gukumbura kuzicarana na data umunsi umwe mu gihugu cyo mu ijuru? Yesu atugirire neza. Mbega nta byakumazemo ibyiringiro? Imana ituganze cyane. Ariko icyo nkwifurije nanjye saba Uwiteka, ni ukugira ngo Uwiteka dukomereze mu mavuta yo kunezerwa, mu mavuta y'ibyishimo, mu mavuta y'umunezero, mu mavuta y'ibyiringiro ko umunsi umwe tuzabona Imana. Haleluya. Yobu nubwo inshuti ze zamwihakanye, umudamu akamubwira ati icyabakiza ni uko wakwihakana iyo Mana ukipfira. Ariko Yobu ntiyigeze ateshuka mu kwizera Kristo. Yesu atugirire neza. Nawe nkwifurije gukomeza kwizera Kristo, ntagire ikikunamura. Imana itugirire neza. Nubwo ibihe byakomera gute, nubwo ibyago byaba byinshi kuri wowe, ariko reka nkubwire ngo umunsi umwe, hari umunsi tuzaruhuka imibabaro. Yesu nashimwe. Hari umunsi tuzava uyu mubiri uhora utugerageza, uyu mubiri uhora ukugerageza, umunsi umwe uzawuvamo uhindurirwa undi mubiri, kuko ibyiringiro by'umukristo naho yapfa yizeye, umunsi umwe azazukira ubugingo buhoraho. Komeza rero ukomeze ku kintu cyitwa urugamba rwo kurwana intambara nziza. Urwana intambara nziza nk'umukristo, kandi ufite ibyiringiro, uhamye yuko ufite umucunguzi. Yesu nashimwe. Ntagire ikigukuramo ibyiringiro nubwo ibihe byakomera. Imana itugirire neza, ariko ntagire ikigukura ku Uwiteka. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana itugirire neza. Abantu uri gusanga bavuga Kristo, ariko
bagera mu gihe cy'ubushomeri bakaba barakamutse, bagera mu gihe cyo gushaka ntibabone abana ugasanga barakamutse baretse Yesu, bagera mu gihe atewe n'icyago runaka agahita yihakana Yesu. Ubu heza inzira zo guhita abantu birukira mu bapfumu. Hari abapfumu ngo bakore ibitangaza ariko barabashuka, ukora igitangaza ni umwe, ni Kristo Yesu, uwo ni we watwemereye ubugingo buhoraho. Haleluya! Yesu atugirire neza kandi Yesu atwiteho. Mwene data, nshuti yanjye, ibyiringiro byawe birakuganisha hehe? Mu mutima wawe hameze gute? Mbega uracyafite imbaraga zihamya Kristo ko ari umwami? Imana itugirire neza kandi Yesu atwiteho. Haleluya! Komera, umunsi umwe uzabona Kristo, umunsi umwe tuzabona Kristo kandi ntabwo azadutererana. Atubikiye ubugingo buhoraho. Haleluya! Mwene data, hagarara mu kuri. Nubwo wahura n'induru nyinshi, nubwo wahura n'ibyago byinshi nk'ibyo Yobu yahuye nabyo, ariko Kristo ntumuharike, ntuve mu bwiza bw'Imana, ntuve mu rukundo rw'Imana. Haleluya! Kandi burya reka nkubwire, igituma gifite agaciro ni uko ukizera Kristo Yesu. Ariko iyo Kristo yamaze kuva mu muntu, iyo umuntu yamaze kureka Kristo, reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo bagaragara nk'abariho nyamara ari intumbi. Reka nkubwire ngo wizere Kristo nk'umukiza kandi umugarukire, we wari waramuvuyeho, we wari waracitse intege. Kristo aracyagufitiye amaboko yo kugira ngo akugirire neza. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Bakundwa bene data, mukomeze kugira ibyiringiro byo guhamya Kristo Yesu, kuko ari hafi kugaruka, ari hafi gutwara umugeni we. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe, mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Amen.